kubw'urukundo mwankunze rero mujye mugura abonema niho nzajya mbibonera. Ya nuko twitangira filime yacu bimeze bite mujye mugura abonema niho nzajya mbibonera. Mana yanjye rwose ese ubumana uyu munaniro nzawukwisa hehe? Imirima yanjye yose yeze ni ukuri ntugwiri gusa. None si ubwo ese ndi kumva n'umunaniro unyishe ni ukuri kw'Imana. None se abe ariko iranya nayimbwaho nayihamagariye ntango yumvara. abe tubantumbe anda hano nkubwire bantumbe. Ame papa ese gwanjije bwe wende yaho ngaho ntago uzi ko mbananiwe kene ndanine kaka gaje kanje bangu kazi nindo di nindo ko ntabwo mfitara kwifuza sha nindo ko ariko bedi mwana wanjye Karame papa kubona imirimo bayigicanya kandi ububona n'amashuri yawe akunaniye ubwo wowe nzakubarira mu kihe gihugu wowe warivuyemo ukaza ukanyifashiriza imirimo. kose papa wajya ureka kugora abantu wajyaga mu ishuri ariko uzi mfashe imirimo. mbese mba mu ishuri papa uzi neza ko abantu bize kuri iki gihe abantu bize nibo bashobora kuba muri uru Rwanda ntabwo waguma muri uru Rwanda utarize ntabwo ngiye ushobora kuva mu ishuri. ubwo se banjije banjye ndi hanze ko ndi muri runo Rwanda wanjije ubu ndi hanze. Hakoze papa wowe usibye kunywa ikigage ntariko banjije we ntabwo uzi yuko iyo umuntu atanyweye ikigage atavamo umugabo muzima. Erega papa nawe urandenga twavutse amatara yaka ibintu ubumbwira byo kunywa ikigage aka kandi ntabwo uri kukinywa ntabwo turi kumwe nta kintu ndi kunywa njyewe nuko se ntafite umunwa ariko ku mwarimu nuko nakwimye ubundi wowe navuha kandi mwarimu atwigisha ko ngo nitukanywe ibigage n'inzoga kuko byadushora mu ngeso mwanzobya ubundi se kuzabe nka wanjye. ariko ubundi papa ntabwo nagumya gutotorana nawe tuvugana amagambo kandi nigendere kunya nigire kunya. Oh no dore mfutu mukanyuze kumbwira nje kwinera nanjye di hari igihe akakayama karangwise gusa. Oh my god. Ikintu se ubu ngubu ndakihanaguza ko ndi kubona kinasa nabira ariko kanze gumya nigende. Oh my god. Arkuranya na yunga ntango nari igende ndekera. Abe karame niko banjije baho nakubwiriye ngo byo ariko ubundi wowe urubahe sha. Banjije tanga hano wanjije. Papa na wala ariko banjije baho nakubwiriye ngo nengo ko uze kumbyuta tujye kujyama uri kubana hamasaha ageze. kose papa tujya kujyama wanjije kandi ariko bufashije mbanye kwituma. Yes, mbega mana yanjye abe diwanjije mbega umwanda abe none kwiranya nayimbwa ndayica nukuri kw'Imana urandebera ibintu yakoze di urandebera imbwa zegera umwanda zirake kane diwanjije we iratubarete wagigizo niko se papa na brobe kunyaka kandi kunyaka kandi ukajya kumbe nabo amategeko amagwa wanasanga sinakuguye nabi ukanya hejuru ngo ningewe ubikoze papa byo gakumbeshyira ngewe navundi kanigandere kujyama wanjijwe n'ubundi wowe wambereye ikirumbo gusa uraka babibara. Oh my god. Kuri kw'Imana ngiye ndasubira iwacu kisaza kiba kigumya kimbeshyira ngo nge na hejuru y'umusana
umuntu w'umusore anya hejuru w'umusaranga hirya papa nawe nijyamire dore bose babihamba byawe by'ibiguru n'induru ubuza biryamisha kuri matora nk'iyi ngiyi hanze ujye koga wanjije kino gisaza nacyo kiba cyambangamiye kanza niteho utuzi. Oh my god. Uze sinkarabye. Ngaho ngwino ujyame woka nako ngwino hene woka henera ijyagonde. Sa papa. Wow. Enas. Nkambe zakani mbe hansi ubundi twamaze witeka ariko byose niyo babiduhaye. Haleluya ari. Amen. Gorame ngofero di. Ni Imana y'icyubahiro. Asaturira banjije. Igitangaza. Haleluya. Igitangaza. Haleluya. Amen. Nezina rya Yesu. Bijye gusenga Imana tuvuga tuti ibyaha byacu byose twakoze turabyihana. Ariko papa wihane na kandi ko kunywa ikigaje byibuze nayo. Ese banjije bwana kubwenga iki? Muretse tubanze dusenga. Bana yacu waturinze. Data wacu waturinze waturinze. Amen. Niyo mpamvu muri akanya. Icyo bayironi cyawe. Kiye kudufasha muri ariko siba banjije bwa. Toka kitani mezina rya Yesu bwe. None nitodeka ningiye kubanza sibyo? Ningiye kubanza gusenga iki? Yego papa sogoko. Mana yera waturinze umwanzi satani yo kameza. Nukuri kw'Imana Yesu we. Cyaraba. Agokaja kana kugumholi. Kuza papa Nobe nakumeze ese kuma. Nito koko icyo baroni cyawe ariko mana rwose cyubahiro ni cyawe urabona uyu muzimu w'umwana watuhaye. Amen rwose. Amen rwose. Icyo baroni cyawe. None kwabe. Amen. Urongera kunyara ndaguhamba dore ko ntunzi ubwo basagawe ngo ni nyaruka. Yego paso. Aho he. Oh my god. Few moments later. Gosha karame ijiba niki ja papa ikirangu bizaje gukuru wakoze iki se mwana uko umusaza ukubita umwana gutya ninde ko ngo munyayeho da munyayeho muri iki gitondo turusunyara ku buriri weze ko ngiye kumva ndaroze ngajiduka nazi nyaye naze nzimena ndabizi kandi nawe nagukubita numva ikintu kinyara nta sano ugira ngo natugende nyereka ngo umusaza utinyuka kugukubita ariko ikintu cy'ikigabo shaka waje kigabo kuno ntumbe koko y'umwana inyayeho muri iki gitondo ngo nzabigira gute ko nahanga asobokuru nahanga ariko n'ubundi ngiye yanyica ngenda umugani ariko icyo si umusaza ateye gasoko kwateye nabi umuntu uyongoza video y'ikigaje ku nyine kigaje mwana mu gitondo haroretse muri no mudugudu umuntu umusaza mu kigaje koko ndetse unamuganiriza kibogo ko agiye kudanyica ni nawe utuma nyisomaho nkamunyaraguraho je ntabwo ibyo nabyihanganira ngo kanze mbitunganye nta kibazo ndawe kugenda nkwereke kanze ndaje niko muze niko bahari ngayo si kiwowe wantumigwe ishuri kozanye n'iboko cyangwa musaza ibyo bito kibikura ziba bangi tutu suko nyaraguraho se mwahindanye
None se uramwana umuhoye ikintu kuri uriya we nzanamwicana none tuvuga ari kubaca we nakukoma njyewe gutya jewe One eternity. no musaza nakasamu none se kankubaze umwana afite ikihe kibazo ku buryo umukubita bene afite kakaje ikibazo cyo kunyara yo kanyara umwanda ariko se kokoma ariko se umusore ariko nta kibazo none se uzi ko gukubita umwana bigeze hariya biharirwa n'amategeko birayahanirwa nyine nanjye niyo mategeko nasizeho yo guhana umwana nawe nagushyira mu ruzi ijyanyu muzabikiranure njye ndigendeye genda wowe ukagendera Twasha kera sha aho ntuzanyinisha uri kureba iyi video ntuzanyinisha kandi subscribe kugira ngo tutazahurira mu cyaha nagukosora ibuka no gukanda followers haba muri YouTube TikTok aho hose bisangaho ni ku mbuga zacu ni Abedi na Mifuka ujya mugumya mu following ciao ciao nanjye rankuye byenga no kure down dore umuhungu uko bitibya udakora subscribe ndakura hiye no kuri gaza guhamba bego umutipura kuri gifuza ankubiza igifuza wanipangaritse ngo nambaye neza bankuye iki ariko mugire inama ura subscribe ufollowing kuri TikTok usacinga Abedi na Jimmy fa comedy uraseko umi ura subscribe urambuwe kuri gifuza gutya hari igihe uzakina akagukubita igifuza ura subscribe ubundi ibintu bigende neza bibuka no gukora like ubundi twitwikire cyo